ibyishimo byinshi cyane no gukomera kw'Imana no gutegeka kw'Imana. Imana izamwaza abahanuzi bavuga ngo iravuze itavuze, kuko yo yonyine niyo ifite uburenganzira bwo gukora ikintu yamara kugikora ikanagikomeza. Kandi reka tubwire abantu ngo Imana ihagaze ku gihugu cy'u Rwanda, kandi Imana ihagaze ku banyarwanda bose mu izina rya Yesu. Amina, amina. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose. Icyubahiro cy'Imana no gufashwa n'Imana bibane na buri muntu wese. Buri muntu ahari akomere ashikame. Dushimye Imana kuko itubashishije tukaba turiho kandi tukivuga Imana, tugihamanya n'Imana. Uwiteka buri muntu wese amuha umugisha, kandi buri muntu amuha imbaraga, amuha ubutware, turwane intambara nziza zo gukiranuka kugira ngo Uwiteka atwishimire, kandi icyubahiro cy'Imana kibane na buri muntu wese. Amahoro y'Imana agendane na buri muntu wese mu mirimo ukora, mu byo uvuga, mu byo utekereza. Uwiteka akubanza imbere kandi akubere maso, kuko niwe mwami ufite imbaraga, ni nawe ufite urufunguzo rw'ibintu bizaba byose ku buzima bwawe. Reka rero dutangire dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana, turaguhimbaje. Imbaraga zawe no gukora kwawe no gukomera kwawe komeza ubane na buri muntu wese. Dusengeye ibihugu biri mu ntambara, biri hirya no hino. Buri muntu wese umukomeze, umuhe imbaraga, umuhe ubutware, umugirire neza. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikomeye, uri Imana yumva gusenga. Abana natwe tugirire neza, tubere maso, tubere ku rugamba, maze amahoro yawe no gukora kwawe no gukomera kwawe bane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro yawe abane na buri muntu wese. Dusengeye abarwayi, dusengeye imfubyi n'abapfakazi, abantu bari mu bibazo, ubahe imbaraga, ubahe kwihangana, ubahe kurwana bagatsinda. Abantu bose bafite urugamba barwana, bafite intambara barwana, buri muntu wese ukomeze kumugirira neza, ukomeze kumubera maso, ukomeze kumukomeza, kuko uri Imana y'amahoro. Maze amahoro yawe no gukora kwawe no gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo, amahoro yawe ashyigikire buri muntu wese. Urakoze, urakabyara none n'iteka ryose. Amen. Tuguhaye ikaze kuri Yerusalemu nshya, ihuriro ry'abera cyangwa ibitekerezo bya buri muntu wese mu rwe ruhande akomere. Dutangiye rero dushimira abantu bari mu Rwanda, bari Kongo, bari Tanzania, bari Uganda, abari Kenya, bari Burundi, ahantu hatandukanye. Dusuhuje abavandimwe bari ku yindi migabane yo hirya no hino. Buri muntu wese Uwiteka amuha umugisha, kandi abakomeze, ababere maso, ababere ku rugamba. Icyubahiro cy'Imana buri muntu wese mu byo akora, Imana imuha imbaraga, imuha ubutware, imukomeze. Reka nkubwire ngo nta rugamba rutarangira. Birashoboka kuba urwana intambara ariko ukabona zitarangira, ariko na Dawidi yarwanye urugamba rugeraho rurarangira. Rero uyu munsi nawe Imana ikurwanira urugamba rugereho rurangire. Reka nkubwire ngo gumana nanjye, nugumana nanjye ntacyo uzaba. Ni amagambo Dawidi abwiye umwe wo muri Bibiliya, amubwira amagambo yari afite ubu busobanuro. Tugiye kuyasoma. Igitabo cya Yesayi wa mbere, hariho Yesayi wa mbere n'uwa kabiri, ibice 22. Reka duhere ku murongo wa 6. Bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye n'abo bari kumwe. Ubwo Sawuli yari yicaye i Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinya i Rama yitwaje icumu, kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati, yemwe mwa Babenyamini mwe, harya mwene Yesayi
uwo azaha umuntu wese muri mwe imirima n'inzabibu, kandi mwese niko azabagira abatware b'ibihugu n'abatware n'amagana. Bituma muhuza inama yo kungambanira, ntihagire n'umwe umburira ko umuhungu wanjye yasezeranye na mwene Yesayi. Ubonye ngo habure n'umwe muri mwe umbabarira ngo amenyeshe ko umuhungu wanjye yagandishije umugaragu akancira igico nk'uko angenje none. Ariko Dowege Umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli, asubiza umwami ati, nabonye mwene Yesayi aza inobu kwa Ahimeleki mwene Ahitubu. Nuko Abimeleki amugishiriza Uwiteka inama, kandi amuha impamba, amuha n'inkota ya goriyati Umufilisitiya. Ibi bintu wakagombye kubyumva neza. Urumva intambara, urumva impuha z'intambara, urumva ibintu hirya no hino, ariko buri kintu cyose ubona cyangwa buri kintu cyose wumva gifite itangiriro. Izi ntambara ntabwo ari iz'aka kanya. Ibi bintu byose urimo kumva biri hano muri kino gitabo, muri ino Bibiliya. Ni ukuvuga ngo aba bantu bose barimo bagenda barwana, wumva ngo M23 ngo ibiki n'ibiki, bose ibi bintu byose muri kino gitabo birimo. Rero urasabwa iki? Urasabwa kuba maso. Hari intambara z'ibihugu, hakaba n'intambara z'imiryango, hakaba n'intambara zo mu duce dutoya, hakaba n'intambara umuntu arwana ku giti cyiwe. Rero ugomba kuba maso kugira ngo umenye neza ko Uwiteka ahari, kandi ari we ugomba gutsinda intambara kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Ku byo utekereza byose Uwiteka arahari. Niwe urwana intambara akazinesha. Niwe ujya ufata buri kintu icyo ari cyo cyose akakirangiza mu mahoro. Erega twebwe nta kintu twashobora kwirangiriza. Uwiteka aramutse ataje, twebwe intambara zose turwana zadutsinda. Reka rero nguhe iri tangazo, niwiringira Uwiteka, niwe wenyine ufite urufunguzo rwo kugira ngo agutsindire buri kintu cyose. Azagitsinda kuko ari we uvuganye nawe. Buri kintu cyose azakinesha kuko ari we uhagaze mu ruhande rwawe. Ikintu usabwa ni ukuba maso, ikintu usabwa ni ugusenga, ikintu usabwa ni amasengesho. Ntago intambara zabura, ntago amahane yabura, ntago impfu zabura. Buri kintu icyo ari cyo cyose kigenewe igihe cyacyo. Umuntu wese rero agomba kuba maso mu rwe ruhande, nk'uko ibihugu biri maso n'abandi bakaba bari maso. Hari amagambo Dawidi yabwiye uyu mugaragu wari umuhungiyeho. 22 havuze ngo Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo narebaga Dowege Umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so bose ninjye bahowe. Hari abantu, buriya Dawidi yari afite umwuka wo kurota, kandi yari afite umwuka wo kumva ijwi. Ni ukuvuga ngo yari afite impano. Ariko ndagira ngo mbasobanurire ibi bintu abantu twese turimo tugenda tureba. Uzambwirira umuntu
muri kumwe cyangwa uwo mugendana, uzamubwire ngo hejuru y'umuhanuzi habaho undi muhanuzi. Revo z'abahanuzi ntago zingana. Nawe nubwo yerekwaga, nubwo yarotaga, nubwo yumvaga ijwi, ariko nawe yagiraga umuhanuzi yajyaga kubaza. Bisobanuye rero muri ino minsi dufite urujijo. Umva uko yabwiye uno muntu wari umuhungiyeho. Yaramubwiye ngo urya munsi ubwo nitegerezaga Dowege w'umunyedomu, namenye neza ko atari kubura kubibwira, ntiyari kubura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so ni nge bazize. Ariko hari ijambo ngira ngo nkubwire rikomeye cyane. Yewe uri mu ntambara, yewe uri mu bibazo, yewe uri mu ngorane, yewe utsinzwe n'urugamba, yewe ufite ibikuremereye, yewe uri hagati nk'ururimi, yewe ugambaniwe, yewe urushye, yewe muntu ukomerejwe, ndagira ngo nkubwire ano magambo. Nimara kuyakubwira ube maso. Makumyabiri na gatatu turavuze ngo gumana nanjye, humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Dawidi aramubwira ngo gumana nanjye, bana nanjye, tindana nanjye. Ubushize navuze amagambo ndababwira ngo mutindane n'Imana, mutindane n'Imana. Buri muntu wese agumane n'Imana. Uyu yari Dawidi, yashingiye ku magambo cyangwa ku isezerano yari afite, yabwiwe n'Imana, kandi yari yamaze gushyikira ya nkota yicishije goriyati. Hari inkota ukwiriye gufata nshuti yanjye, hari inkota ukwiriye gukomeza. Ya nkota yo gusenga, ya nkota yo guterera imisozi. Guterera imisozi si ukwirirwa wirukanka. Guterera imisozi no mu rugo wayiterera, naho uri mu kazi wayiterera. Upfa kuba ufite umutima nama ukwemerera yuko ugomba kuba maso, umutima nama ukwemerera yuko ugomba gukomera. Paulo yabwiye tutaramubwira ngo komera, numara gukomera ukomeze n'abandi, ukomeze abantu bose, ubakomeze, kuko hari imitima itenebutse. Amubwira amagambo menshi, aramubwira ngo komera. Arongera aramubwira ngo icyatumye ngusiga Ikereti kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Rero reka nkubwire, nkumenere iri banga. Dawidi yabwiye uno mugaragu, aramubwira ngo gumana nanjye. Reka nkubwire, nubwo urugamba rukomeye, nubwo twumva impuha z'intambara, nubwo twumva n'intambara, ariko Yesu yaravuze ngo ntabwo zizabura kubaho. Ndagira ngo nkumenere iri banga. Yesu ubwe yaravuze, niwe muhanuzi mukuru, yaravuze ngo izi ntambara ntabwo zizabura kubaho. None arongera aravuga kandi ngo n'impuha nazo ntabwo zizabura kubaho. Ikintu cya mbere ugomba gusobanukirwa, ugomba no kumenya, ni ukumenya ko ibi bintu byose bigomba gukorana. Amakuru y'ukuri agomba kubaho, n'amakuru y'ibinyoma akabaho. Rero ikintu cyitonderwa, gumana n'Uwiteka, ubane n'Uwiteka, azagutsindira intambara. Zaburi 106 hari amagambo avuga ngo hahise akanya abantu baribagirwa. Ikibazo, abantu twibagiwe ijambo ry'Imana, twibagirwa icyo ridushakaho, turagenda turatererana, dushyira agati mu ryinyo, ntitwamenya ngo mbese twe turi bande. Usanga abantu barivanze, usanga abantu bagiye mu byiciro bitari ibyabo, usanga abantu mbese ni ukuvuga ngo hahise akanya abantu baribagirwa. Ntibarindira yuko Imana isohoza ibyo yabavuzeho. N'iki Imana yakuvuzeho? Njya mbwira abantu ngo nta hantu twari bwagere, nta naho turi Uwiteka atagera. Nimba uno munsi dufite ibibazo by'ubushyuhe, ejo hazaza n'ibibazo by'ubukonje. Mwagiye mubona abantu hirya no hino barimo bataka ngo hari igihe kigeraho
hakabaho igihe cy'imbeho, hari igihe kigeraho hakabaho igihe cy'izuba. None na hano iwacu birimo biraza bidusatira. Bisobanuye rero ngo ni ukuvuga ngo ibi ni ibise ntabwo igihe cy'umugore kugira ngo indi mufate neza nyirizina. Ni muri cya gihe Yesu yavuze ngo icyo abikora muzumva, imvura izagwa ku gasozi kamwe akandi ntigwa. Ibyo birimo biragenda biba. Daniyeli we yabivuze neza, yavuze ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira. Ubu twicaye ku binyoma byahahamuye abantu. Ikintu cyose ujye ukireba wumve yuko Imana nyir'ijuru n'isi ariyo ugomba kugumana nayo, ariyo ugomba gutindana nayo, ariyo ugomba guha ingingo zawe n'ubwenge bwawe bwose. Reka nkubwire ngo Uwiteka akubere maso, akubere ku rugamba. Gumana nawe nk'uko uriya mugaragu cyangwa uriya muntu yagumanye na Dawidi. Nugumana n'Uwiteka ibintu byose bizagenda neza. Ni ukuri ndagushimiye. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kubere maso, Uwiteka kubere ku rugamba. Intambara urwana zose Uwiteka azazihagararemo. Icyubahiro cy'Imana kigendane nawe. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana no gukora kw'Imana no kugendana n'Imana ntibikabure mu muryango wawe, ntibikabure mu byo ukora. Icyubahiro cya Data wa twese nawe kikugereho, kuko uri mwene Aburahamu, uri mwene Aburahamu, uri mwene Aburahamu. Ndagushimiye wowe ukunda ibi biganiro byacu. Uwiteka guha umugisha. Ariko nkubwire ngo izo ntambara zose aje kuzirangiza mu izina rya Yesu. Izo ntambara zose arazirangije kuko ari we ubivuze. Icya mbere gusa wowe tera intambwe muri Yorodani, ibindi byose arabikora. Uwiteka Imana abaha icyubahiro, abacuruza bagirire neza, buri muntu wese ibyo akora. Uwiteka Data wa twese aguha umugisha aho uherereye hose mu izina rya Yesu. Amen.